Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana nyagasani ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatatu cy'umwaka cya 2024 mu byumweru bisanzwe tariki 17 Nzeri 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya byo baro ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Timote umutwe wa 3:14 kugeza ku 16. Nkora mutima yanjye ibyo mbikwandikiye nizera ko nzaza vuba nkagusanga. Nyamara ariko ndamutse ntinze ni ngombwa ko umenya uko wifata mu nzu y'Imana. Ndashaka kuvuga kiliziya y'Imana nzima, yo nkingi ishyigikiye ukuri. Rwose ntawatinya kubivuga, iyobera ryo gusabanira Imana rirakomeye. Kristo yigaragarije muri kamere muntu, abintungane ku bwa Roho, arangamirwa n'abamarayika, yamamazwa mu banyamahanga, yemerwa ku isi hose, ajyanwa mu ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 111, Uhoraho ibyo wakoze biratangaje. Nzasingiza Uhoraho n'umutima wanjye wose, mu nteko y'intungane no mu ikoraniro rusange. Ibyo Uhoraho yakoze biratangaje, abyitayeho bose bahugukira kubizirikana. Ibikorwa bye birangwa n'ubwiza n'ubudasumbwa, kandi ubutungane bwe bugahoraho iteka. Yashatse ko bagenda bibukiranya ibitangaza bye, Uhoraho n'umunyaneza n'umunyampuhwe. Abamwubaha abaha ibibatunga, akibuka iteka isezerano rye. Umuryango we yaweretse ibikorwa bye bihambaye, igihe ugabiye ayandi mahanga h'umunani. Uhoraho ibyo wakoze biratangaje. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivaje ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 7 murongo wa 31 kugeza ku 35. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda ati, mbese abantu b'iki gihe nabageranya nabande? Bameze nkande? Bameze nk'abana bishaye ku kibuga, bamwe babwira abandi bati, twavugije umwirongi maze ntimwabyina, duteye indirimbo z'amaganya ntimwarira. Koko rero Yohani Batista yaje atarya umugati kandi atanywa divayi, muravuga muti yahanzweho. Naho umwana w'umuntu azarya kandi anywa, muravuga muti ni gisambo, n'umusinzi, ni inshuti y'abasoresha n'abanyabyaha. Nyamara ubuhanga bugaragazwa n'ibikorwa byabwo. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Nyagasani Mana yacu, uradukunda byahebuje, kuduhaye akanya kugira ngo tuzirikane ku ijambo ryawe. Turagusaba inema yawe kugira ngo uduhindure uko ushaka. Nyagasani, tabara imitima yacu inangiye, uyifungure kugira ngo ijambo ryawe utubibamo buri munsi riducengere, kandi turusheho guhinduka uko ushaka. Nyagasani, turagutura abantu bose birengagiza ijambo ryawe, icyo babwira ntibagikore. Nyagasani, turagutura abantu bose birengagiza abandi, intumwa zawe udutumaho tukarushaho kwirengagiza, ndetse tukabirengagiza nawe ubwawe tukakwirengagiza. Nyagasani, tuje imbere yawe kugira ngo utubabarire amakosa yacu, maze imitima yacu ikire gukwakira. Ufungure iwacu, maze Yezu mwiza n'ubundi abari wo winjira. Urakaza neza Yezu, kugira ngo iri jambo ryawe rikomeze ridukebure, ridukize, riduhumurize, ridutabare, riduhe ubuzima buzira umuze, ubuzima bwawe Yezu muzima, kubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Rero cy'Imana, nimugira amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure n'Imana, buri munsi uhure n'abavandimwe, kubera impuhwe z'Imana. Amasomo byacu duteguriye ni amasomo adufasha kwireba imbere, uwo tujya kuzirikana ku ngingo ugerekeje ukayishyira muri w'igifaransa iragira iti l'indifférence. Mu Kinyarwanda wavuga ngo ni ukuba ntibindeba. Kuba uriho ntacyo utangaza, nta cyemezo ufata, utazi neza nawe ibiza guhakurikira, ntihagire umenya iki kurimo. Ibyo birabaye ntibindebe, ukicishekera ukinumira, ntuzagire uruhande uhagarariraho. Mbese nka kirumira habiri, babandi twita indyarya, niyo wundi ujya kuri uru ruhande akageraho kubera ibyo umuhaye, akagushima akagushima akagushima. Yagera kuri uriya nawe bitewe n'ibyo amuhaye akamushima, uwo ari gukugaya, uwo uri ku ruhande rw'iburyo agashima uri ibumoso kubera ko hari icyo amaze kumuha.
iyo bahita indyarya ntumenye uruhande aherereyemo, kirumira habiri, indyarya n'ubundi bwoko bwose n'andi mazina yose ushobora kugenda ukomeza umwita bitewe nuko adahama hamwe. Ubwo nabwo ni uburyo bwo kuba ntibindeba, kuko akenshi umuntu atamenya uruhande uriho, ntamenye niba uri yego cyangwa niba uri oya, kuko uravangavanga rimwe na rimwe ukaba wavanga bagenzi bawe. Uhereye ku ruhe ruhande? Vuga yego cyangwa oya. Uvuge oya ku kibi, uvuge uti iki sinagikora, uvuge yego ku cyiza bitewe nuko nyine wumva wagikora. Aho twagiye tuba abantu ntibindeba ntacyo bimbwiye, amasomo y'umunsi nawe ze kugukebura. Harimo ubwo Kinyarwanda igira iti umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Ariko ko tugenda tubona iri somo ry'uno munsi, uraza kubona ko umusonga wundi ukubuza gusinzira, yewe ukaba wanakwica bitewe nyine nuko mugenzi wawe ari mu ishusho y'Imana. Mugenzi wawe ni nkawe ubwawe. Nabyo umuhanga avuga ati nubona inzu ya mugenzi wawe ihiye, attention danger de mort, uzihutire vuba nabwa ngo kwizimya, kuko inzu y'umuturanyi wawe nirangiza gushya ni yawe izahakurikira. Rero nuvuga uti ntibindeba, ati bize garame, ibyo ntacyo bimbwiye, byanjye bikunde, yawe niyo ikurikiyeho gufatwa, ndetse mugenzi wawe ashobora kuba yahunze cyangwa yacitseho umuriro, wowe ukagufatiramo kubera ko wavuze uti ntibindeba. Attention ako kantu ugacaho uturongo dutatu, akababaro ka mugenzi wawe katuma udasinzira, katuma utaryama, katuma utarya, kuko nyine wamusonga mugenzi wawe nawe ugomba gukubabaza. Ibyago bya mugenzi wawe nawe ntukagire ngo si ibyawe bigiye guhakurikira. Ni nabyo n'umuhanga yigeze avuga ati nubona inshuti yawe ipfuye, ukabona umuturanyi yarapfuye, uzamenye ko ari ugiye guhakurikira, niho usigaye nyine. Siko bimeze se? Rero yaba wari uzi ko kuri no si ibintu bigenda byigarukaho byizenguruka, nawe ntihakagombye kongera kwa biti bibisi ntibindeba. Biragusaba nyine icyemezo, ufata icyemezo buri munsi. Pawulo mutagatifu mu isomo rya mbere arifuza umuyobozi wa kiliziya utari ntibindeba, ufata icyemezo kugira ngo acyahe ikibi, hanyuma yamagana ikibi cyose, hanyuma yegukire inyigisho ziboneye z'ukuri. Ubwo amubwira mu ijambo ati usabanira Imana, iyo bara ry'ubusabanira Imana rirakomeye. Iyo bara ry'ubusabanira Imana, nguko gusabanira Imana, ntabwo gusabanira Imana ari ukujya gusenga cyane ugapfukama ukarambarara gusa, ahubwo ni ukuva gusenga ya Mana ubonye ikakubwira icyo ugomba gukorera mugenzi wawe, ngo ubusabanira Imana. Nawe undi udasabanira Imana ukomeza kuba umukristo koko by'inyuma, ariko bidafashe, nawe ntawe utaniye n'abantu ntibindeba. Bityo Imana mugenzi wawe ntazamenye ibyo mwavuganye n'Imana. Kandi burya iyo tuvuye ku Mana, ndahandi Imana ishobora kudutuma. Imana ntiyadutuma ku nyamaswa, ntiyadutuma ku ngurube, ntiyadutuma ku nka, ntiyadutuma ku nyoni, idutuma kuri mugenzi wacu mu rugo rwa mugenzi wacu. Wowe nanjye rero aho twagiye tuba ntibindeba, ujye uvuga uti nta busabanira Imana afite. Zaburi uyu munsi rero twerekeza ku bikorwa by'Imana, iby'Imana idukorera, ariko twari tugakomeza kwabahemo. Imana ikankora kiriya na kino, ariko ngewe sinjye ubuyo nabera kuri ibyo bitangaza by'Imana ngo mbe nahinduka, ahubwo cyane ngo komeza guhindana. Uhoraho ibyo yakoze biratangaje. Amen. Yaba nanjye narebaga ibintu Imana ikora, ngakurizaho guhinduka, ngakurizaho kwitunganira, nakomeza kujya ubusabanira Imana koko by'ukuri, n'abandi mu murongo mwiza w'Imana. Ivanjiri no munsi ije kudukebura twebwe abantu b'iki gihe. Iyo Yezu uvuga abantu b'iki gihe, iryo jambo b'iki gihe, generation, cette generation, aba yerekeza cyane cyane ku isezerano rya kera, kuri Zaburi ya 95, aho Abayisiraheli banangira umutima. Uyu munsi ntibugonize umutima wanyu, ahubwo twumvirwe ry'Uhoraho. Amen. Gufungura imitima yacu, abantu banangiye. Kunangira rero arabiganisha ku bantu, kuri wa wundi utavuga yego mu gihe cya yego, ntanavuge oya mu gihe cya oya. Nuko byose bigatambuka ati ntibindeba.
Yezu aduhaye urugero rwiza rw'iki kinyejana cyangwa abantu b'iki gihe turimo, rurimo indiference, ntibindeba, ntacyo bimbwiye, ntacyo bitwaye. Ubwo dushyize imbere abahanuzi babiri, Yohani Batista ndetse nawe ubwe. Yohani Batista yaje atarya atananywa, bati yahanzweho, mbese nk'ikimenyetso yaraje kugira ngo bisubireho, babazwe n'ibyaha byabo ubundi bisubireho. Hanyuma Yezu aje, aho Yohani Batista yerekanye, aza arya ananywa, ati ni igisambo. Yezu azanye ibyishimo, ati ni igisambo. Mu gihe cy'akababaro ntacyo bimbwiye, mu gihe cy'ibyishimo ntacyo bimbwiye. Ibi byose birerekeza ku bibi tubamo. Ntuzigere wumva ikiri ukora, bya bintu byo mu isezerano rya kera wakoraga, ibintu bishaje, ntuzigere ubyicuza. Hanyuma Yezu yaza akakomanga iwawe ati ibintu wabiretse koko, akagukomangira ati ibintu wabiretse. Yezu akaza, ko ngiye kuguha ibyishimo, ibintu wabiretse. Nuko ugakomeza ukanagira ati ntibindeba, ibyo mu isezerano rya kera ntacyo bikurebaho, ibyo muri shya ntacyo bikurebaho. Nuko ugakomeza ugumye aho ngaho nk'akazu yazi. Twongeye twibutse wa mumarayika ya Kiliziya yo mu gitabo cy'Ibyahishuwe ati ngiye gukuruka, nibura akazu yazi, ntukonje ntushyushye, akazu yazi. Ngo uburyo bwo kunangira, muvyeyi uri wajya nko mu nama ukavuga, ntihagere ugusubiza ati ndabyemeye, ntihagere n'ugusubiza ati ndabyanze. Wigeze uganira n'umuntu mwaganira mugahuza ikiganiro, wajya kumugezaho igitekerezo ntumenye ese yikirije cyangwa yahakanye? Mbega ibintu bibabaje. Uko niko Imana natwe ibabara igihe tubwiye ijambo ryayo, nitwikirize, ntituvuge yego cyangwa ntituvuge oya. Kuvuga yego cyangwa oya, iyo tuvuze oya ni ugucika ku ngeso mbi itubuza kwegera Imana. Twavuga yego ati Nyagasani bivuze ndabyemeye, untere imbaraga, umwete kugira ngo ndusheho kugukurikira no kugukurikiza buri munsi, nkwemere buri munsi. Ngaha natwe rero tuje imbere Nyagasani kugira ngo ahantu hose twagiye tuba abantu ibindeba, ntacyo bimbwiye, ati ntacyo bitwaye. Ukaza gusanga ushobora ejo n'ejo bundi kuzagushimbaga y'Imana mu rwobo. Kubera iki? Abantu b'iki gihe bindyarya, abantu b'iki gihe babahemu, babagome, wowe urimo nanjye ndimo. Biradusaba rero no munsi aya masomo, niba wumva koko watsinzwe nyuma yo kuyumva, shyira akaboko hejuru ubwire Nyagasani uti Nyagasani aho nabaye bihemu ntibindeba, Nyagasani umbabarire. Mugiye fata agatambaro kawe, hari igihe waza gusanga nawe hari aho wabaye ntibindeba mu rugo rwawe, uze kwihanagura, amarira atangira gushoka. Nugira ikiniga, fata agatambaro kawe. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo yagiye gusaba akazi ku mukira ukomeye cyane. Umukira afite ifaranga bikomeye cyane bya bindi sitasimbuka. Nuko akajya muyoreraho mu gihe cy'umushahara ubanza ataranabaraga, akamuha ifaranga bitugutse cyane. Nuko ngo wa mukire aza kujya akora amahano ndetse n'amakosa menshi. Wa mukozi yashaka kubivuga, akamukubita amafaranga. Wa mukozi agaceceka. Ngo patro ngo yakundaga gufata abana b'abakobwa ku ngufu, yarangiza kubasambanya, nuko igihe kimwe cyagera akanabagira nabi, akaba yabica. Wa mukozi yatekereza nabivuga, uyaza guhita buri umugati y'amafaranga akayabura, yibaza uko azabigenza. Igihe kiza kugera aravuga ati nta kundi byagenda, reka nirire umugati wanjye. Biba igihe kirekire, nuko hakaza abanyamahanga, abantu wa mukozi atazi, bakaza kuri wa mugabo. Uko binjiraga ntibongere gusohoka. Nuko wa mukozi shebuja akaza kumutuma ati tegura ahantu uza kubashyira. Sinirwa nza kuvuga icyo yakoraga, ubwo akaba yategura nyine, wagategura icyo baza kubatamo. Yarangiza bakamuyora ibifaranga byinshi cyane, akajyana mu rugo. Ku ishuri ndi yakurikiyeho umukozi agiye kubona, abona ari abantu bo mu miryango ye asanzwe azi, bagiye kuri wa mugabo. Nabo binjiye ntibongera kugaruka. Nyuma nibwo yaje kumutuma ati ngwino nkorera uno murimo. Yarangiza akamuyora ibifaranga byinshi. Ikindi gihe wa mugabo bikomeza biramwanga mu nda, afata bya bifaranga ubwo bifashe nyine akabijyana iwe. Nuko ngo ageze iwe asanga umukobwa w'imfura adahari ndetse n'umugore we badahari. Agira ngo bagiye nko kuvoma, bagiye nko gutashya, agira ngo bagiye nko ku isoko cyangwa bagiye nko ku kazi, ko bari bize guhindukira.
umugoroba ku batarabona wo mu rugo rwe. Uko abaje abaturanyi ati aba hano bagiye he umugore n'umwana wanjye bagiye he, dore ko arafite umwana umwe w'umukobwa, ati twabonye bagenda guhera mu gitondo ntiturabongera kubona bagarutse. Wa mugabo ajya kumva yumva shebuja amutumye ati ihute unkorere imirimo. Nuko wa mugabo arihuta y'igitaraganya, agezeyo aratungurwa asanga babandi agomba kujya gushyingura ari umwana we ndetse n'umugore we. Wa mugabo neza nawe ubikurikiye apika krizi ikomeye cyane, ahita yitura aho hantu arahamuka. Ntuze kumbaza ibyakurikiyeho nyuma yuko nyine abo mu rugo rwe atongeye kubasanga, nyuma yuko ahuye n'aka kaga kagahinda. Ntuze guhita wimbaza kuko yaje kubyumva nyuma amaze kubona mwabe barinjira ariko ntiyagire usohoka. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ntibindeba mbega wowe, turabasuhuje ba ntibindeba. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kugufasha kongera kureba ahantu nawe baye ntibindeba, bigatuma ushaka kuba watatira igihango kwihekura bitabuze. Icyambe ni inshinga y'igifaransa yitwa dénoncer. Iyo nshinga uzi kwitondagura neza, wagera heza n'ugucyaha ikibi. Niba akazi kari kuguhemba umuriro uragashakaho iki? Wasezeye. Niba uri gucokora ibyo gutaho nk'abandi kubera kwakira ibifaranga byinshi pusitasimbuka, amafaranga yuzuye amaraso urashakaho iki? Hari abantu bafite amafaranga ariho amaraso. Ukuri ifoto nawe yo kwakira amafaranga ariho urupfu rw'umuntu, amaraso y'umuntu. Ayo mafaranga yo matindi y'amafaranga azakumara iki ko ari umuvumo? Icya kabiri umuhanga yavuze ngo umenye uburemere bw'icyaha ari uko na ingaruka zacyo zikugezeho. Iyo bikiri kure iw'abandi mu mahanga kure bikagera mu baturanyi biri kure cyane, ariko umunsi byageze mu rugo yawe, umunsi wabonye abanyamahanga bari kubagira nabi, hari bamwe bumva ngo ntacyo bibabwiye. Umunsi wabonye abaturanyi nabo byatangiye babagira nabi, hari igihe wumva ntacyo bikubwiye abantu muturanye, ariko umunsi byagezeho mu rugo rwawe nibwo uzabyumva. Intambara iri hirya bari kwica abantu bari kubagira nabi, ati ntacyo bivuze, ntacyo bimbwiye, iwanye nta kiragerayo. Ariko ujye umenya ube maso ko nawe wawe byagezeyo nibwo uzabyumva neza, uburyo abandi bahangayitse, uburyo abandi bakandamijwe ibibazo. Rero ubishatse wabukumira hakiri kare ugatabara abandi aho kubataba. Icya gatatu nicyo bita le martyr, guhorwa Imana. Abantu benshi bazi ko guhorwa Imana ari uguhita bakwica ako kanya, nyamara kuri no si hari abahoye Imana benshi. Ariko hari n'abandi bandi bindeba, babandi bicaye ku umwanya w'icyubahiro, hari aho uzi bari gukandamiza abana b'Imana, ariko munwa ugaceceka. Washoboraga kubavugira ntugire icyo uvuga, ahubwo ukaza kwibageza ko uri kuvuguruza Imana, kuko Imana hari umwanya yagushyizeho ikagushyira muri uwo mwanya kugira ngo ujye uvuganira abana b'Imana. None barabica umunwa ngo cwe, none babagira nabi umunwa ngo cwe. Roho z'abantu ziri kwangirika, ziri guhohoterwa, ziri gupfa. Wowe muyobozi uhagaze muri uwo mwanya wicaye kuri iyo ntebe, umunwa ngo cwe, waricecekeye, warinumiye, warangiza ngo ndi umuyobozi, ndi umunyacyubahiro, ndakomeye, kandi hari abantu bari kurenga n'ubiruzi nta n'umwe ushobora kurengera. Uwo niho bita ntibindeba mbega wowe uzabyumva ryari? Igihe nawe bizaba bikugezeho, igihe mu rugo rwawe nabo aribo bazabagezweho, nibwo uzabyumvira hehe? Ushobora no kuzabyumvira ku irimbi. Uko abantu benshi akenshi bumva ububi bw'ikibi ari uko irimbi ryaje. Ngaba abantu bamwe bati ntiteranye, ndamutse mvuze iki ngiki baranyishe, ndamutse mvuze iki ngiki ndambuza umugati, ndamutse mvuze iki ngiki ubwo nyine ndabasezeye ku kazi, ndabura amafaranga mbura umushahara. Ugasanga umushahara wacu hari ibindi byinshi byagiye biwutwikira, n'abandi benshi bagiye bitwikira muri uwo mushahara. Abantu bakomeje kugenda uhishira b'abagome bari gukora nabi. Imana yagushyize kuri kariya kazi kugira ngo ujye yivugira, none nuri kwivuguruza, uri gukora nabi. Ati ntiteranya nkaba niteranyije na databuja, gakomeza umushyigikira muri utwo tubi. Ati ndamutse mbivuze nahita nsezera ku kazi, ndamutse mbihishuye ubuzima bwanjye buhita burangira. Umuvandimwe bakamurenganya ubizi kandi ubibona, uzi ukuri kwabyo, ukicecekera ati ntaza kwiteranya.
umuvandimwe akazira akarengane, umuvandimwe bakamwica, ubireba bakamukatira urubanza rwo gupfa, bakamufunga, ubireba uzi ukuri kwabyo. Ndaza kwikura umugati mu kanwa. Nuko rero igihe kizagera Nyagasani aza kuvugira wowe urengana kandi akurengere buri munsi. Humura ngo kukwanga kuhorwa Imana, nuwanga se guhorwa Imana kuzahorwa shitani, izarangira uhahamutse nka ndibindeba wese. Reka dusoreze ku mukoro devoir à domicile, umukoro wo mu rugo. Niba ufite akazi uze kwishishozaho uyirebe. Niba ufite akazi kaguhemba menshi ariko kakaba kazaguhemba umuriro ejo nejo bundi, ako kazi wagasezeye wa mubyeyi we. Niba hari promotion bari kuguha ariko bari gukwica kuri roho, iyo promotion irakumarira iki? Niba bya ndi Paulo Mutagatifu yabwiye Timote, niba usabanira Imana butarimo urajya he, urava he? Dusaba inema buri munsi yo gusabanira Imana buri munsi, yo gukora ibinogeye Imana buri munsi. Ikibi tucyamaganaho kiva kikagera, bityo twimiriza imbere ibyiza Imana ishaka buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.